tubashimire kandi tubabwire ngo Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Reka tubabwire ko rero turi kumwe n'ubundi n'abakozi b'Imana, twari tukirimo tuvuga ngo tutaratangira kuvugana n'abakozi b'Imana tubabwire ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacye mu gitondo impundu zikavuga. Tukubwire ngo ibihe urimo nuko bimeze kose impundu zavuga ku buzima bwawe, kandi tukubwire ngo Imana ikuzi, ikurinda, ihagararanye nawe, iri kumwe nawe. Mbere y'uko rero twakira abatumirwa bacu, reka tubabwire ko mwese uko mudukurikiye ku bitangazamakuru bitandukanye, twifuza ko umuntu wese akuramo ijambo riruhura ubugingo bwe ndetse bukubakika. Reka dusenge Imana, tuyiragize uyu mwanya, dusengera abakozi b'Imana kugira ngo bakubere umugisha, kandi tubaziho impano y'Imana, uko tubazi, uko tubabona, n'abagaragara baragaragara ubwiza bw'Imana. Mwami Imana yacu turagushimiye, turaguhimbaje ko uri mwiza, uri Imana yera. Duciye bugufi imbere y'amaso yawe, duhaye karibu umwuka wera kugira ngo abande natwe, kandi uyu mwanya abakozi bawe bagiye kuganira ijambo ryawe, imitima niruhuke, ababohoka mwami bari baboshye babohore, indwara zikire, byaha bikurweho, mwuka w'Imana agende atembere, aruhure buri wese uburushye yararushye. Reka rero tugucire bugufi, Kristo ubare natwe muri byose, cyubahiro n'ikibi cyawe tuguciye bugufi mu izina rya Yesu, amen. Bakozi b'Imana tubaye ikaze, mwatangira mwibwira abantu b'Imana, aba bareba kuri kamera. Hano ni kuri Mos TV ndetse no kuri Evangeliste Bigirimana Rora TV, turi kuri Noah TV1, turi ndetse no kuri Izi Gukora TV. Reka rero tubabwire ngo mwese mugubwe neza, umuntu wese aho ari, izo channel zose tuzikubwiye kugira ngo unyarukireyo. Ni ijambo ry'Imana ririyo, ukore subscribe, ushyiraho share na comment, kandi ujye ubirayiki ugaragaze ko ari byiza. Nimukarayikinge ibintu bitafite umumaro mu mwuka gusa, mujye murayikinga n'iby'umwuka, mugaragaze ko mwishimiye ku bwami bw'Imana buri kugenda butera intambwe. Imana ibamugisha. Karibu bakozi b'Imana. Reka nihereho. Yego. Nitwa Irivuzimana Isayi. Yego. Mwene so muri Kristo Yesu. Amen. Umugabo ndubatse, mfite madamu n'umwana. Yego. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Sengera ku itorero rya ADP Gatare. Niyo nkorera umurimo w'Imana. Yesu abaho umugisha. Karibu sana. Niyo Rukundo John, uzwi ku izina Dawidi, nanjye ndi umugabo, mfite madamu n'umwana umwe, umukristo wo mu cyahafi, mpabwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Witwa? Niyo Rukundo John. Niyo Rukundo John. Niyo Rukundo Yohana. Jean cyangwa Yohana. Yego. Ukaba usengera? Mu cyahafi. Nawe ni Igatare. Muri Gatare ADP. Imana ibahe umugisha. Amen. Gatare iri muri paruwasi ya Kicukiro Shere. Imana ibahe umugisha. Shere ni itorero Kicukiro gusa, niyo paruwasi. Aya Shere kavuyeho. Yoshizeho Shere, uvuze umudugudu wa Shere cyangwa se itorero rya Shere. Okay. Ubwo turabimenya. Imana ibahe umugisha. Dukunda kuganira n'abantu kugira ngo n'abantu batazagira ngo harimo abantu b'inzererezi. Tuganira n'abantu bafite adresse. Mumenye ko ari abantu b'Imana. Yego, bakozi b'Imana rero tubaziho ko mufite ubuhamya butandukanye, kandi impamvu Imana ibakoresha ikanabana namwe, mufite ibihamya ndetse n'ubuhamya. Mwadukundira mukaganiriza abantu b'Imana ijambo ry'Imana, mukavuga ukuntu Yesu aruhura. Jewe ndashaka ko tuganira ku ijambo ryitwa uburushyi. Ibintu Yesu aruhuramo, uburushyi butandukanye. Ibyo bintu rwose ni 100% turaje tubiganira. Yego. Mbaye ikaze, nimwirwaneho. Yesu yarabahamagaye. Yes, murakoze cyane. Dushimiye abantu mwese mudukurikiye, nkuko ibinyamakuru byose bamaze kubivuga mu mazina yabyo. Amahoro y'Imana akomeze agwire mu badukurikiye. Amina. Reka nsabe petit frère hano turi kumwe afate Bibiliya, asome ijambo ry'Imana dusanga mu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Turasoma ku gice cyaho cya 11 umurongo wa 28. Yego. Hanyuma ahasome niturangiza tuganire. Karibu.
Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice 11 umurongo waho w'8 wa 18 wa 28 umurongo wa 28 yego umurongo wa 28 yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura amen. rekera Mwese reka amasubiremo, hari abantu batahumvisha. Haravuze ngo mwese ni muri Matayo 11:28 haravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura amen. Niryo jambo ry'Imana. Imana ishimwe. Se waruvuze ngo tuganire ku burushyi cyane rwose. Reka tuzanye umuti umuntu ushobora kuba urushye. Muzanye invitation y'ijuru. Tuzanye invitation y'ubwami ku muntu wese urushye. Iri jambo kufite ibimuremera. Iri jambo umuntu warivuze n'umwe kuva isi yaremwa kugeza ubwo izarangira. Ni nawe uritutumye kuribwira abantu ngo Ni tubibutse. nawe uduhamagariye kubwira abantu ko Yesu ari we uruhura. Ari karuhura. Yesu ni karuhura. Haleluya. Imana ihimbazwa cyane. Turi kumwe n'umukozi w'Imana hano yitwa Dawidi. Ni akazina Imana yamwise, ariko mu by'ukuri yaranezerewe cyane muri Kristo. Ashobora kuba afite ibintu byinshi Imana yamuruhuyeho. Bibiliya iravuga ngo uwababariwe byinshi akunda cyane. Akunda cyane. Ariko nanjye sinoroshye kuko nkabanza nkavugaho se kuri oya reka banze nkoremo tuvugisha ukuri. We ko mbona ukeye cyane wigeze uruha mu ruho ntabarogera ngo mu ruho ntabarugeze ntose umweru ntose umukara. Hari igihe abantu bambara amakositime bakambara ibitenge bihenze bagatega ibitambaro byiza byo mu bitenge bambaye, ariko bakenyereye ku muruho, abandi makositime bayambariye ku muruho. Hari n'abandi nabonye batega indege bakajya mu bihugu bitandukanye ngo bagiye kuruhuka, ariko bagataha bakinaniwe kuko bataruhutse, ahubwo bagiye kongera uburushyi busanga ubwo bari bafite. Yesu niwe ruhura we. Yesu niwe karuhura. Amen. Ku mazi ntiharuhura. Ntiharuhura Igisenyi. Njyabona abantu bajyayo ku mucanga ariko bagataha bakirushye. Turashaka kuvuga ku bwoko bw'uburushyi. Kandi ese ninde utera uburushyi? Utera uburushyi ni Satani. Uruhura ni Yesu. Imana ishimwe. Amen. Satani umwanzi w'abantu, umwanzi w'ibyiza, akaba n'umwanzi w'Imana. Reka tubivuge muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo Satani atera uburushyi abantu mu nguni eshatu z'ubuzima bugize umuntu. Ubuzima bwa mbere ni ubuzima bw'umutima, kuko impamvu mvuze umutima, abantu bafite imitima irushye, inaniwe, irimwo ibintu biremereye bikomeye, kuko ibyo bintu biri muri uwo mutima nibyo bihinguka inyuma. Kuko buriya bihinguka inyuma bikaba uburushyi. Donc bwa burushyi buri mu mutima bukagaragarira inyuma. Turashaka rero kuvuga ku burushyi bw'umutima abantu baruha, baruhishijwe na Satani. Nta wundi, nta mashuri yakuruhura ubwo burushyi bw'umutima, nta mafaranga yakuruhura, nta cyubahiro wagira ngo ubwo burushyi bw'umutima ngo bukurweho. Kumenyekana kwawe ntikwatuma uruhuka. Uburebure ufite n'ibiro ufite n'ubuganje ufite n'aho uvuka ntibyatuma uruhuka. Ahubwo Kristo niwe karuhura. Ni nawe udutumye gutangaza iri jambo. Yesu umwami wacu aravuze ngo yemwe mwese abarushye. Iri jambo mwese, iri jambo mwese mushumba Mayizi, iri jambo mwese biravuze ngo ni abarebare n'abagufi,
yemwe abarushe n'abarewe ababyibushye mwese n'abananutse, mwese abize n'abatarize, abazungu n'abirabura, abakomeye n'aboroheje, abatawe imfubyi, imfubyi abapfakazi mayibobo abatishoboye bari muri gereza. Kristo aravuze ngo avuze ijambo nimuze ryiza, nimuze aravuze ngo mwese abarushye namwe mwese abarimana abaremerewe muze mu payasika. Bo abantu badukurikiye bihangane, turi imbere y'Imana nubwo turi kuri kamera, ariko ni mu rwego rwo gutangaza itangazo rivuye mu bwami bw'Imana. Umwuka w'Imana aduhaye ijambo ryo gutangariza isi ko Kristo ari we karuhura. Aravuze ngo mwese abantu kandi Yesu afitanye gahunda n'indushyi. Umuntu utemera ko arushye ntabwo Yesu yamuruhura, oya, Yesu afitanye gahunda n'abantu barushye, kandi gahunda bafite, kandi haruhuka umuntu urushye, kandi ikindi hari abantu baruha ntibabyemere ko barushye, ariko mu by'ukuri ukabona ni wa mutindi wo kugirirwa imbabazi, ukabona ni wa muntu ukeneye kuruhuka. So turashaka ko turi hano imbere ya kamera, turi hano imbere ahantu twicaye, turi n'imbere y'Imana, kuko ubu turi mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ikintu gitumye twicara hano, turashaka gutangariza isi ibihamya by'ahantu Yesu yadusanze turuhiye akatubwirira ijambo. aduhamagara neza n'imbabazi muri n'ibyo aherutse kuririmba. Yaravuze ngo mukiza numvise ijwi ngo ryawe ry'imbabazi, ngo rirampamagara, ngo rimpamagarira kugira ngo nze nezwe n'amaraso ya Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Amina. Hanyuma umuririmbyi w'104 yararirimbye aravuga ngo imbabazi z'umukiza nizo zamuzanye kuncungura. Aravuga ngo nakabitswe n'ibyaha byanje, ankuramo agira gute? Arankiza. Aravuga ngo nari mu isayo y'ibyaha. Imana ishimwe. Nari mu isayo y'ibyaha, aramfata aransara. Aravuga ngo nari mu mwijima ugize gute? Ukomeye, ngo none ubu aramurikira. Umwami yaratumurikiye. Nsoreza ku ndirimbo y'105 mu Gakiza. Yaravuze ngo nari mboshwe rwose n'umwijima ngo mwinshi. Aravuga ngo sinarinzi Yesu wavuye mu ijuru. Aravuga ngo yambohoye ingoyi zose. Ndashimira karuhura. Niwe widekaraye. Aravuga ngo ingoyi zose umuntu yaba afite ubushobozi bwo kugira gute bwo kuzimubohora, akagenda ari imbohore ya Yesu. Umuririmbyi yaravuze ngo kandi yarambabari yangira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima, ndanezerewe cyane kuko yancunguye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero turetse kuvuga amateka ya Bibiliya, hari abantu bajya bavuga ngo byanditswe n'abantu, umuntu wese akabivuga uko abyumva, ariko ijambo ry'Imana rigira imbaraga. Turashaka twebwe nk'abantu, umuvugabutumwa ubundi ni ikibaho, tablo, ni ikibaho abantu bareberaho bagasoma ibyanditseho, hanyuma bakamenya. Twebwe umuvugabutumwa, niba Imana yaradushize imbere y'abantu bo kugira ngo tuvuge, tugomba kuvuga Imana n'ibihamya byayo, kugira ngo Pawulo yigeze yabwira abantu, aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye, ngo nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Imana ishimwe. Turashaka kubwira abantu rero batuye isi, bari bwumve kuruhura kw'Imana muri twe. Nibarangiza turi ibihamya bigenda n'amaguru. Turi ibihamya bigenda n'amaguru, turi ibihamya bihagaze,
turi imbere y'Imana, turi imbere y'Imana yatugezeho iraturuhura. Rora, Haleluya. Bwana asifiwe. Asante. No wawe, haleluya. Haleluya. Kristo ni karuhura. Amina. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Hanyuma turi imbere y'Imana. Dawidi, John we, hari ibihamya ufite kuri iri jambo by'ahantu umwami wacu Yesu Kristo yagusanze uruhiye yarangiza akahagukura, uyu munsi ukaba uri imbere y'Imana ufite umunezero ungana gutya, ufite ibyishimo bimeze bitya, uvuga kabiri ukavuga uvuza indimi zo mu ijuru, abatabizi babimenye. Uyu ni umunezero utangwa n'Imana. Imana ishimwe. Kurashaka rero ko Dawidi ndafashije uba wihanganye gato umwuka bigufashemo, indimi uba umeze nk'upojeje gatoya, ahubwo tubanze duha abantu ibihamya by'ahantu Yesu yagusanze uruhiye, sibyo? Yarangiza akahagusayurira akagutereka ku ntebe y'umunezero. Wari urushye ute? reka manze mvugeho gato. Yego. Imana ihembaze. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura Yego. ko dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Haleluya we, rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura ko dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Haleluya. Hela sinima. Mana we, hashimwe Yesu. Turi kuvuga ku burushyi. Ndagira ngo mbanze mvuge karuhura Yesu. Uburushyi bw'umutima. Narindushye ba, narindushye. Yego. Ejo bundi hashize. Ejo bundi hashize. Yego. Nahuye n'umugabo witwa Yesu agenda n'amaguru turahura. Yo Mana we. Icyambere mbanje gushimira Imana ikiza amavunja igasibanganya n'ibihandure byayo. Ntabwo wabyumva. Narimbuze ngo nshimiye Imana ikiza amavunja. Ubwo naho uhereye. Igasibanganya n'ibihandure byayo. Aho niho mpereye. Imana yabizeye. Imana ishimwe. Imana irakoze. Imana ishimwe. N'ibihandure. N'ibihandure by'amavunja. Imvunja urazizi? Amavunja ndayazi. Sawa. Amavunja ndayazi. Terora. Twarayarwaye baduhimba n'amazina muri karitsiye. Kajyanjari. Bamukandagira horoshe. Ariko hashimwe Yesu wadukijije amavunja. Yarakoze. Hashimwe Yesu wadukuye kure. Imana ishimwe. Amen. Rero nshimiye Imana njyewe. Ndi kugira ngo mvuge karuhura. Ndi kugira ngo mbabwire umugabo uruhura. Yo kugira uburanga ntibyakuruhura. Nasanze umuntu ashobora kugira uburanga abantu bakamubwira ko ari mwiza ariko arushye. Nabonye umuntu ashobora kwitwa mabuja undi akitwa boss ariko arushye. Nabonye umuntu ashobora kugira abantu bamwubararira bakamwikubita imbere ariko arushye. Yo ariko nagira ngo mbabwire, reka mbabwire. Nta muntu uruhuka ibyo atarushe, haruhuka umuntu warurushye. Niyo mpamvu havuga ijambo rivuga ngo hahirwa abantu bapfa bapfiriye mu mwami, umwuka nawe atiye baruhuke. Yo Imana ihembaza. Baruhuke. Ijambo n'ukuruhuka. Ijambo ndimo ni topic ivuga ngo baruhuke. Ariko intego y'Imana yatuzanye hano ni ukugira ngo tubwire abantu ko Imana yonyine ari iruhura. Amafaranga wayatunga ntakuruhure, amashuri ukayiga ntakuruhure, ukavuka ahakomeye ntibikuruhure, ugatunga amazu menshi ntibikuruhure, ukagira igikundiro ntikikuruhure. Hari umugabo witwa Ntamani yigeze agira icyubahiro ariko nticyamukuraho uburushyi bwitwa ikibembe. Haba umuntu ukomeye ariko ikibembe nticyamuha. Ngo yari umunyamaboko. Ari umutoni ku mwana. Yego komana. Yari akomeye ariko afite ikibazo cyitwa uburushyi bwitwa ikibembe. Mu isi y'umwuka ibibembe ni ibyaha. Ibibembe ni ibyaha. Aho. Natwe Yesu wadukuye kure turushye. Turuhiye mu nzoga. Dawe ubivuge utarya umuntu. Ndagira ngo mvugeho gato uburushyi Yesu yansanzemo. Yego. Yasanze mu burushyi bwitwa inzoga. Inzoga, urumogi, ndi mayibobo ndara ingangi, n'ibiryo ntoraguye muri puberi. Ansanga mu burushyi bwo kwikorera igishingwe muri kampani yitwa Baheza, tuba mu nzu y'ibihumbi 4,500. Ariko Imana yanduhuye, yasanze narindushe.
ubuzima bwarankubise nsanga nibwiraga ko ninywa inzoga nkanywa itabi aribyo bizanduhura, yego, ariko ngezeyo nsanga ahubwo nibwo ndushye, nsanga sinaruhutse, inzoga ndazinywa ntizanduhura kandi nari nzi ko mpungiye ahantu ngiye kuruhukira, n'urumogi narwo ngira ngo ruri buze kunduhura ntirwanduhura, nisanga naraye muri rigori Kamuhoza hariya kuri eperi, imvura igwa kuri mo Kigali mu ishyamba, umuvu twuzura hejuru n'abandi bana b'abamayibobo barabimenya basohokamo, naho Imana niho insize kugira ngo nzabwire abantu ko Yesu ari we wenyine karuhura. Yo abo bana barasohotse uwo munsi bahita babajyana iwawa mu gitondo, njye nsigaramo sanga barimo barengana hepfo mu ikorosi umanuka hepfo y'urusengero rwa eperi Kamuhoza, nabonye amaboko y'Imana aruhura, amaboko y'Imana araruhura. Njyewe reka babwire ijambo rikomeye. Papa yagiye afunzwe mfite imyaka 2. azize ibyaha nawe ibyaha ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. afungwa mfite imyaka 2, afunzwe dusigara mu rugo, yari njye bucura nkurikira abakobwa 2, imfura yo mu rugo ari umusore, nabyirukiye mu buzima bwo gusenga kuva 2005, ndi umwana nakirijwe mu cyumba cyane bitaga kwa Sebazungu Igisheshi Remera Rukoma mu murenge wa Rukoma iwacu. Ariko banza urimo urihuta cyane, ndashaka dawe turimo turatambutsa ubutumwa bwo kubwira abantu ngo Kristo araruhura. Mu by'ukuri ntiwihute cyane uvuga iby'ubuzima bubi bw'inyuma wabayemo, cyangwa se ubw'inzara cyangwa se bwo kwambara nabi. Banza utinde kuri aka kantu ku burushyi bw'umutima wari ufite, uburushyi bw'ibyaha. Niyo mesaje dufite uyu munsi, dushaka kubwira abantu ko Kristo yazanywe no kugira ngo aturuhura, dukure muri izo ngoyi Satani yagize gute aboheyemo abantu. Muri ibyo yaherutse kuririmba aravuga ngo kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijoro, aravuga ngo babohewe mu maboko ya wa mugome Satani. Aravuga ngo muze mwese tujye kubashaka ngo tubasangishe umukiza kugira ngo abaruhure. Imana ishimwe. Ndashaka rero ndatekereza kuba waranyoye inzoga n'urumogi, ndatekereza ko ntabwo byaba byaragarukiye aho ngaho gusa, uburyo wari ubayeho. Ese akanwa kawe kavugaga amagambo ameza ate? Ese donc naho ngaho ndashaka ko utindurura nk'ibyo bintu Yesu yagutinduruyemo by'umutima. Reka mvuge aha hantu Imana yadusanze muri puberi y'ibyaha. Nari mvuze ngo Imana yadusanze muri puberi y'ibyaha. Yego, twari turushye cyane. Cya mbere iyo umuntu yasinze akanywa urumogi, yego, icya mbere hari amagambo mwumvana ateye isoni yo gutukana, yego, umujinya n'amahane n'urugomo. Ubwo bivuze ngo waratukanaga, yego, ukagira ayo mahane no kurwana n'urugomo, yego, n'ubusambanyi bukazamo. ya hari igihe cyageze muri icyo gihe nywa inzoga nterwa n'irari ry'ubusambanyi, yego, ku buryo numva nanasambanya inka. ni ukuri kw'Imana. Kandi ubwo ni uburushyi, ubwo ni uburushyi, kandi ubivuge uri proud, tuje gutangaza imbaraga zakuruhuye. Ndi kuvuga imbaraga z'Imana ziruhura. Yego, mbona ubwo burushyi icyo gihe ndimo nk'urumogi. yego, nageze kuri etape icyo gihe twari turi hariya kuri Ruhurura Kimisagara, kuri Mpazi, turimo tunywa urumogi n'undi muntu umusore bakundaga kumwita Kabuga, yari umukarane wa Kimisagara mu isoko. Tumaze kunywa urumogi ashaka kunsambanya, ndi umusore mu mugenzi we. ubwo bishatse kuvuga ngo abasore hari n'ubundi burushyi baruha bwo kuba umusore yasambanya umusore mugenzi we. Beke cyo bita ubutinganyi. Yaramfashe aransoma nkorakora, ndavuga ati noneho ibintu birakomeye, abantu bararushye, mba ndamucitse. yego, ntibyaba icyo gikorwa nticyaba. yego, ariko urumva ibimenyetso byacyo byari byatangiye. Satani iyo umuhaye urutoki afata ikiganza, yego,
ntafata urutoki afata ikiganza. aka kantu gasubiremo. Nari mvuze ngo satani iyo umuhaye urutoki ntafata urutoki ahubwo afata ikiganza. Afata ikiganza. Rero uwo munsi nahigiye isomo rikomeye kuko njye nari nzi ko ibyo ngibyo ndimo ari byo buzima bwanduhura. Ijoro rimwe ndaryama kugira ngo mvuge uburyo izo mbaraga zankuye aho hantu nari nduhiye. Ndaryama ntaranasinzira. Ntabwo wabaye umujura? Naribye. Kuki urimo urabisimbuka? Naribye. Tuje gutangariza abantu. Twaribye. Njye naribye. Nakoze mu mifuka. Nari umujura. Hari ibintu bigendana bitajya bisigana. Yego. Ubusinzi. Yego. Bugendana n'ubusambanyi. Yego. Ubusambanyi bugendana n'ubujura. Hari ibyaha bikurikirana bigenda wagira ngo birabyarana. Byitwa karande. Birandaranda. Yego. Birandaranda bigenda bikururana. Ukora kimwe n'ikindi kikaza. Kigahita kizira. Utangira uvuga ati ndanywa agacupa kamwe ntahe. Ejo kongeraho akandi. Ejo kamwe kavaho. Aho ngaho ni hahandi uhurira n'ikigare kibi. Ugahita uhura n'abandi banywa urumogi. Bakavuga ati ariko unywa inzoga yonyine nta n'akandi kantu urenza. Iyo wakuruye umwotsi. Iyo wakuruye umwotsi biba byarangiye. Iyo wenda bakurura umwotsi barakubwira ati ariko unywa inzoga ukanywa n'akantu ntunasambane. Bakakugira inama bakaguhugura. Nibyo. Rero ibyo bintu byose ni uburushi twari turushe. Yesu arahadusanga. Aravuga ngo yemwe abantu barushe. Niryo jambo twasomye rivuga ngo yemwe abantu barushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Njye nari mfite uburushi kugeza ubwo nafashe umwanzuro wo kwiyahura. Fata ikinini cy'imbere ndavuga ngo ubu nibwo mba noroheje ubuzima bwanjye kugira ngo njyewe niruhure nuko ndi bwiyahure. Yesu yasanze muri ubwo buzima bw'uburushi. Iyo umuntu arushe uburushi bw'umutima bimutera gufata umwanzuro mubi wo kwiyahura kubera ko asanze ibintu byose yagiyemo bitigeze bimuruhura. Ariko twari tuzanye itangazo rivuga ngo utarigirira nabi. Yesu yaradutumye avuze ngo nitukubwire ngo niwe karuhura. Nubwo wabona gurushi ubona warashatse umuti wakuruhura ukawubura, tuzanye umuti ni Yesu. Uzi ko hari abagabo bashobora kuba banafite ingo ariko n'ubundi bakiruhiye mu busambanyi kandi bafite ingo. Yego koma n'uburushi bwitwa kwikinisha bwigeze bumfata. Kwikinisha nawe bwaragufasha. Ubu turatangariza ko abantu bose bafite umwuka wo kwikinisha ko barushe. Yego komana n'uburushi nta rundi rukingo babona. Nukwemerera Yesu. Nukwemerera Yesu. Kumwemerera byonyine akaruhura. Ndakumva cyane akaruhura. Yo gwice nabwo twikinishaga twumva ko turimo twiruhura ariko umuruho ntiwashira. Reka ahubwo urushaho kuzamuka. Ubitangira umunsi wa mbere ukabikora masegonda, ejo ukabikora amasaha akavaho ukabikora igihe kirekire. Rero ubwo n'uburushi kugira ngo umenye ko uba wabaye imbata y'icyo kintu nuko buri munsi kigukoroneza ukagikora. Ni uko wagikoraga cyangwa se uko wagikora gutangira kigenda kirushaho kugira intera muri wowe. Kirushaho kugira intera muri wowe. Kirushaho uko ugiha umwanya muri wowe niko gikura. Ubwo n'uburushi. Abantu bararushye. Oya ejo bundi hari agakuru mperutse kumva ko umugabo yataye urugo asiga urugo ajya gukodesha inzu. Ataye mu rugo atuye ajya gukodesha inzu y'ibihumbi 200 yororeramo imbwa, agura imbwa zikuru akajya ajyamana nazo. Yarasize umugore, yarasize abana. Ubwo si uburushi. Imbaraga ya gishitani ikaguhagurutsa uri umuntu w'umugabo uvuga Icyongereza wize ufite diplome w'umusirimu tukubaha ufite UPI mu mujyi wa Kigali, ariko satani akakwinika mu kuryamana n'inyamaswa. Ubwo no cyangwa ukabumutinganye kandi bagendera mu mavewiti bamwe abandi bagendera mu maranjero batahana bafite amafaranga ariko bararushe.
turatangaza itangazo ko Kristo yamanuwe no kugira ngo akize abantu ubwo burushi bagize gute bafite. Ndashimira Imana ko mpuye na Dawidi, ndashimira Imana ko mpuye nawe warahuye na Kristo ukora. Imana ihabwa icyubahiro. Ibintu hari abantu twarahuye na Yesu. Mushumba Moses, hari abantu bajya bafata umuntu watanze ubuhamya bw'iby'imbaraga Imana yakoze mu bugingo bwabo, bakamufata mu yindi shusho bavuga ngo ibyo ngo ni ibintu ngo wari buvuge, ngo ese ngo ibyo ni ibintu ngo bishimishije, ngo n'ubu ngo ugasanga abantu bari kubikritika babivuga ko tutagombaga ngo kubivuga. Mu by'ukuri abantu bazareke kuvuga ibyabo, ariko twebwe Imana iduhagurukirije kuvuga ibyacu byatubayeho kugira ngo bikize abantu bose bazemera ko barushye, Yesu abaruhure. Udufashije nk'umushumba gutanga ubuhamya ni bibi? Ntabwo ari bibi, ni ibintu byiza cyane. Gutanga ubuhamya ngo ni ukwimena indara, bareke tuyimene, ariko iyo nda turi kumena ni iya Satani. Turi kumena inda ya Satani, hanyuma tukakira iya Kristo iduha umunezero w'agakiza. Haleluya. Imana nihimbazwe cyane. Ubwami bw'Imana nibuze, imbaraga za Kristo nizibane natwe. Ubwami bw'Imana nibuze. Dusoza tugera ku musozo, icyo dukeneye ni kimwe, dukeneye ko Kristo umwemerera muntu udukurikiye, ushobora kuba udukurikiranye urushye, cyangwa se muntu ushobora kuba muri izi hoteli za hano muri uyu mujyi wa Kigali, harimo umuntu ukorera ku mwanya wo kuri reception. Ni umuverema vrema, ni umuntu wize, ni umuntu nyine wakira abazungu, ugira soka meme vrema, donc n'ibindi n'ikibangladesh agakubitamo, ariko afite umwuka w'umurushi. Buri mwanya uko igitsina gore kimuciye imbere, urumva Moses, uko igitsina gore kimuciye imbere yumva mu mutwe irari rizamutse rikamanuka mu maguru no mu mutima na hehe, agahita ava kuri mashini akajya kwikinisha muri dushe. Uwo ntarushye, ari inyuma y'abandi bose, dufite abantu bagenda n'imbwa mu modoka, barazigize abagore babo, barazigize abagore, abandi barazigize abagabo babo. Kandi ibi bintu turi kuvuga, bantu mudukurikiye, turi gutangaza Kristo karuhura w'abantu. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Rero tutabatindiye, twagira tubabwire ngo Kristo ni karuhura. Njyewe ndashimira Imana ko nanjye yangezeho. Udahava wumva nakomeje nkubaza ngo hatindaho je nigire nk'aho wagira ngo ndi umutagatifu. Oya, nari mfite uburushi burenze n'ubwawe, ariko la majorité ibyo wagiye uvuga hatavuyemo na kimwe no kuri nge byagize gute byambayeho. Ariko mpura na Kristo ruhura. Iby'inkoni zari zarananiwe kunkiza, kuko hano nkize imigozi vuba. Mushumba Moses, bari baramboshe imigozi nyinjiramo inyama zifatana n'umugozi, bamboshe nka saa 9 z'umugoroba, umugozi umvaho saa 5 n'igice z'undi munsi. Baramboha, bakubohera iki? nari nibye niba amafaranga y'abandi, hanyuma ndafatwa, baramboha, banshira nyine ku nkingi, bambohera ku nkingi, ndara ku mugozi, amaboko arashya, agatuza kenda guturika, nakubiswe inkoni, nakubiswe inshyi, nagize gute, ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Nari ndushe, bakwiye kumvira ibyo bintu, nari ndemerewe, tubazaniye nararaga amajoro nkina urusimbi. Ubu dufite abantu babetinga kandi bari mu rusengero, twagiye dukoramo amapantaro tukayakina mu rusimbi,
tugakuramo inkweto nziza tukazikina mu rusenda. nabaye umujura mu isoko nkajya niba ku rwego nshaka imiti yo guhuha mu isoko ngo batambona. nayibaho se ibaho rwose. nashatse imiti ituma ngira igikundiro cy'abagore n'abakobwa kugira ngo mbashe gukora ibyaha mu rwego rwo hejuru. ibyo byose bwari uburushyi. ndi muri Tanzania nakoreye amarorerwa yemwe ibyo turimo turavuga nitwe turimo kwivuga. nta muntu twatunze urutoki, ahubwo numara kumva ibyo Yesu yadukuyemo, hanyuma ukaba wumva hari aho nawe uri kumva ufite ingoyi y'uburushyi bwa Satani, nta wundi muti tuzanye ni ukukurangira Yesu wavuye mu ijuru. umuririmbyi wa 424 yaririmbye indirimbo aravuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha. aravuga ngo ntihagire ikibazo kumara umubabaro. aravuga ngo ariko ndashima umusaraba, ndashima yava nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Imana ibahereze umugisha, Imana ibagirire neza. ndifuza ko abantu bakumva neza, kuko abantu hari igihe usanga bumvise nabi. icyo twari tuje hano si ukurata ibyaha, kuko niba abantu bageze ku rwego tugira abana b'abanyarwanda bisambanyisha amacupa bakabishyira kuri Instagram ku nkoranyambaga, umusore n'undi musore, umukobwa n'undi mukobwa, umugore n'undi mugore, Yesu mwami, tukaba tugeze ku rwego abantu barushye bambara ibibuno bakiyongerezaho imibiri itariyo. abandi abantu bararushye bari kwishakira ubwiza Imana burenze ngo ubw'Imana yabashizeho, bagapfumura amatwi intoboro 8, bagakosora Imana, ubu ngo bigeze no ku rwego abantu bagira gute batobora n'ibitsina byabo bagashiraho impeta nye, amaherena. ubu tugeze ku rwego umuntu ashobora kujya mu ishyamba agakuramo igiti kimwe akavuga ngo iki giti cy'imbereye umugore, hakaza ingirwa abapasiteri nazo zikaza zikagira gute zikabasezeranya. umuntu agasezerana n'igiti, cyangwa se umuntu agasezerana n'imbwa. ubwo ni iki? tubivuge tubihamije. ubwo ni iki? ni uburushyi. ari umugabo witwa Mukristo, igihe yari afite uburushyi yikoreye umutwaro, ni nawe waririmbye iyo ndirimbo. yaritegereje asanga nta kindi kintu cyamutura umutwaro. aravuga ngo iteka nagendaga ndemerewe ntihagire ikibasha kumara umubabaro. mbibutse ko umunepeta razanimane fo umutwaro w'ibyaha ntiwakwigera ukuzanira amahoro, ntiwanakumara umubabaro. Erega Yesu yaravuze ngo nta mahoro y'umunyabyaha. ngo yari arimo asiganwa no gushaka kugera ku musaraba wa Yesu kugira ngo aruhurwe. bibutse ko umusaraba wa Yesu utandukanye n'umusaraba wa Baraba n'umusaraba w'ibisambo wababawe. impamvu umusaraba w'ibisambo wabaga ushinze kugera hasi, ndetse banabamba igisambo kikaba gikandagiye hasi aho umusaraba ugarukira. ariko umusaraba w'umwami, umusaraba wa Kristo, hasigayemo umwanya hasi uvuga ngo yemwe abantu barushye n'abaremere. bisobanuye ngo munsi y'umusaraba nta mubyigano uhari. buri muntu wese uhageze araza akapfukama akaharuhukira. ku musaraba niho dutorirwa imitwaro. twari tuzanye itangazo rivuga ngo byigana, usiganwe wihuta ugana ku musaraba wa Yesu. wa mugabo we kuko Yesu umugore asiganwa ni ugusiganwa. bakobwa musiganwa. hari ibintu bisaba ko umuntu asiganwa kugira ngo acire cyangwa se atabara. hari intambara umuntu atarwana nazo ahagaze, bisaba kurwana nazo wirukanka kugira ngo ukize amagara. twari tubarangiye umuti Yesu yari akudutumyeho kugira ngo uze, nta handi hantu haba umuti wo kuruhukira uretse kwa Yesu. umva uko umuririmbyi yaravuze ngo munsi y'uwo musaraba ngo nzaguma yiteka. aravuga ngo naho nabura ibyanjye nkubona nk'inyungu. aravuga ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha. isoni twari dufite zari iz'ibyaha twakoraga, ariko uyu munsi turatangaza ishimwe ry'Imana twaboneye muri Kristo Yesu. turabashimiye bantu mwari mudukurikiranye. Imana y'amahoro ibaduhera umugisha. Reka twakire umushumba wacu amere nk'udushirira ku musozo. Yesu abamugisha. murakoze cyane. icyo navuga kandi numvishe nuko nifuza kugira ngo abantu
babamenye, yego ariko kandi bakeneye no gusobanukirwa uko uburushyi mwavuze. Hari benshi ushobora gusanga ko ukurikije mwaburushye muri bato, ushobora gusanga hari umuntu Mm, ufite umwana muto yego nawe ufite uwo mwuka w'uburushyi yego nk'ubwo mwari mwararushye. Buriya nimwatanga nimero ya telefone, hagira umuntu ukeneye ko umwana we cyangwa se mwamuganiririza umwana ibintu nk'ibyo, yeah. hakabaho uburyo bwiza bwo kugira ngo yakire ayo mahirwe yo kuvugana namwe. twazitanga rwose nta kibazo. Bana bamugisha, Mm, mubahe nimero za telefone kugira ngo abantu b'Imana babashe kubona ibisubizo bijyanye no kuganira no kumva icyo Imana ivuganye yes, nabo. Imana ibahe umugisha. Nimero yanjye ni 078 17 10 11 078 17 10 11 Evangeliste Irivuzimana Isayi. Yesu abahe umugisha. Subiramo 078 17 10 11 Imana Yego. ibahereza umugisha. Murakoze cyane. Irivuzimana. Yego, reka twakire mwene data John nawe avuge nimero ye. nomero yanjye ni 0784 Evangeliste Niyorukundo John. Subiramo 0784 Niyorukundo John. Imana iguhe umugisha. Hanyuma igice kizakurikiraho tuzavuga tumaze guhura na Kristo, turuhuwe ibyo Kristo yagiye akora mu buzima bwacu. Amen. Imana ibahe umugisha. reka tubashimire, dushimire ko mwemeye guha abantu ubuhamya kugira ngo bamenye yuko Yesu ataruhura bimwe gusa ngo ibindi abisige. Yego, Reka tuvuge ngo mwese mwakoze, abakomeje kudukurikira no gutega amatwi, abakozi b'Imana tubabwire ngo nakagaruka, ibiganiro byacu nakagaruka kandi turabakunda. Mwibuke gusangiza abandi iki kiganiro. Ahari wowe waba waraguwe neza cyangwa se ubona ari sawa, ariko hari hirya mugenzi wawe ufite urugamba arwana narwo, atazi iherezo ruturutse muri icyo kigeragezo. Rero nawe mugezeho ubwo butumwa kandi mujye muduha comment, mutubwire uko mwabyakiriye, yeah. ubundi tubabwire ngo turabakunda. Nakagaruka. Shalom shalom, ciao ciao.